Ese waba warigeze wumva umuntu avuga yuko afite imbaraga zidasanzwe zo kuba yasoma intekerezo z'abantu? Akenshi iyo tubyumvishe twumva yuko ari nk'ubufindo cyangwa se magic, ariko ibi bintu ubushakashatsi bwerekana yuko bishoboka, cyane cyane iyo umuntu yifashishije intekerezo za muntu, icyo twita psychology. Ushobora kuba yamenya icyo umuntu arimo aratekereza akoresheje uburyo umuntu ari kuvuga ndetse n'uburyo agaragaramo. Ariko uno munsi Menya Tips yaguteguriye amayeri 5 yo kuvumbura ko umuntu akubeshya twifashishije psychology cyangwa se imitekerereze ya muntu. Ndetse nindangiza ndahaza kuba nkubwira uburyo ushobora kuba wamenya umuntu ibintu ari kukubwira niba ari ikinyoma cyangwa se ari ukuri. Niba uri mushyashya kuri iyi channel kanda subscribe, kandi none niba utarakanda subscribe uyikande kugira ngo uzajye ubona amayeri ndetse n'amabanga Menya Tips ikomeza kugenda igutegurira. Ubushakashatsi bwerekana yuko psychology cyangwa se imitekerereze ya muntu ari kimwe mu byafasha umuntu kuba yamenya niba umuntu bari kuvugana amubeshya cyangwa se amubwiza ukuri. Ngira ngo uzakunda kubona n'abantu bize psychology cyangwa se imitekerereze ya muntu biborohera kumenya vuba vuba niba uvugisha ukuri cyangwa se ubeshya. N'umunsi wo tugiye kwifashisha amayeri 5 ya psychology yo kuba wavumbura ko umuntu muri kuganira akubwiza ukuri cyangwa se akubeshya. Reka duhere ku ya 5. Umuntu ubeshya yirinda kwivuga. Ngira ngo ibi ngibi biri bworohe cyane kuhita ubyumva nka kera ukiri umwana, ukuntu wabaga wenda wamennye nk'ikirahuri uri gukina umupira, iwanyu bakubaza ukababwira ngo hano hiriwe abana barimo barateragura amabuye none bamennye ikirahure. Ariko nanone ukirinda kuvuga yuko wowe ubwawe ari wowe wamennye ikirahure nubwo wabikoze ku mpanuka ngo unasaba imbabazi. Rero hari abantu n'ubu ngubu bakibayeho gutyo, iyo bakoze amakosa batabasha kuba bakwivuga kugira ngo bataza kuba bakwakira ibihano. Icya 4, umuntu ubeshya abavuga nabi. Buri gihe iyo umuntu yumva yuko icyaha kimuhama cyangwa se ari mu makosa, ashobora kuba yakwifashisha uburyo bwo kuvuga nabi kugira ngo abone aho hantu ahikura. Ni urugero, ukaba waratije umuntu ikintu cyawe ariko wakongera kukimwaka ukajya kumva arimo aritotomba avuga yuko wenda umukozi we yakoze amasuku mu cyumba cye, ibintu byose akaba yabiteraguye hejuru, none ibintu byawe akaba atari kubibona, ariko wenda ari buze kuza kubigushakira akagusaba n'imbabazi. Ibi bintu umuntu abikora iyo ari gushaka kugereka icyaha ku wundi muntu, ariko byikuraho kubera yuko nawe ubwe aba yumva yuko icyaha kimuhama. Nawe uzi kureba neza ibyo bintu ushobora kuba ubikora. Umuntu yakubaza ikintu ukaba wakwitotomba cyane werekana yuko hari ibindi bibabaje kuruta icyo umuntu arimo arakubwira. Icya 3, ibisobanuro by'umuntu ubeshya biba ari bike. Ubushakashatsi bwerekana yuko ubwonko bwa muntu ukuntu buteye buba buhora bwiteguye yuko mu gihe cyacyo cyose bushobora kuba bwagufasha, ndetse no mu gihe cyo kubeshya ubwonko bwawe buba bwiteguye kuba bwagufasha. Ariko ikibazo kibaho ni uko mu gihe cyo kubeshya ubwonko bwawe ntabwo buba bufite ubushobozi bwo guhita butekereza ibintu bikomeye cyane ushobora kuba wabeshya muri ako kanya, ahubwo ubwonko bwawe buhita buguhereza utuntu tworohereye cyane ku buryo ari byo uhita usubiza. Ni urugero, mujya mubona nk'amakipe wenda nk'iyo umukoca bari kumubaza impamvu yatsinzwe, ukajya kumva aravuze ngo nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze, ariko akirinda kuvuga yuko wenda atari yariteguye neza we n'ikipe ye, akaba ari byo byatumye atsindwa, ndetse ko yitegura wenda no kuzakosora amakosa yabayeho. Ubushakashatsi bwerekana yuko ubwonko bwa muntu bukora ibi bintu kugira ngo butaza kuza kuba bwagufasha kuvuga ibintu byinshi ukaza kuvugamo n'ukuri kandi utashakaga kukuvuga. Rero ubwonko bwe bukagufasha kuba bwahitamo kukubwira yuko wavuga ko utazi ukuntu ibintu byagenze. Icya 2, umuntu ubeshya abavuga ibintu bicanganye. Umuntu ubeshya iyo arimo aravuga abagenda aterateranya ibintu, akavuga nk'ibintu bigiye bidahuye, akavuga ibintu bidafite ibimenyetso, ndetse ukaba utamenya niba arimo aravugisha ukuri cyangwa se ari ikintu arimo araguhisha. Abantu babeshya rero dore ni uko nguko mu rukiko baba bameze. Reka dufate n'urugero, umuntu arimo arashinjwa yuko yibye n'inshuti ze. Niba arimo arabeshya azavuga amagambo atari ingenzi, ndetse avuga nabi, ndetse n'ibintu avuga ubona yuko nta cyizere ndetse nta bimenyetso
afite. Ariko niba arimo aravugisha ukuri azakubwira neza uburyo yari ari kumwe n'umuryango we ndetse abivuga ubona yifitiye icyizere. Rero niba urimo uravugana n'umuntu ukeka yuko arimo arakubeshya uzifashishe ano mayeri nayo azagufasha. Amayeri ya mbere, umuntu ubeshya aca kure mu nkuru. Iyo umuntu arimo arakubeshya ntabwo agerageza guhita agusha ku ngingo, ahubwo agerageza guca ku ruhande avuga ibintu byinshi kugira ngo utaza guhita wumva ukuri kurimo ni ukuhe. Ni urugero, umuntu umubajije uti se uvuye ku isoko byagenze gute, ashobora kukubwira ko yagiye ku isoko agahaha yangiza agataha agateka ubundi akarya akaryama. Ariko umuntu iyo arimo arakubeshya we akubwira uburyo yahagurutse iwabo yagera ku marembo agahura n'inshuti ye bakaganira iminota 5, yakwegera imbere akabona ahantu hashyashya bubatse, yamara kuhabona akahita yegera imbere gatoya akababonye inshuti ye ya kera bakaganira, yamara kuyibona akajya mu isoko agahaha, yamara guhaha ari gutaha akanyerera akagwa, yamara kugwa akagera iwabo akihanagura agateka, yamara guteka akarya, yamara kurya ubundi akaryama. Ni ukuvuga ngo muri iyi nkuru akubwiyemo ibintu byinshi kandi bitari ingenzi ndetse bikarangira akubwiriyemo ukuri kandi yari azi yuko arimo arakubeshya. Rero mu gihe umuntu murimo muravugana ariko nanone utizeye ko ari kukubwiza ukuri, uzamubwire akubwire inkuru ye yose ukuntu yagenze. Araza kuza kukubwiramo ibintu byinshi akubeshya ariko n'ubundi araza kukubwiramo ibintu by'ukuri. Rero niba ushaka guta umuntu mu mutego wo kukubwira ukuri, uzamubwire akubwire inkuru ye ukuntu yagenze igitangira. Reka noneho nkubwire ibyo nari nakwemereye byo kukubwira ukuntu ushobora kuba wamenya niba umuntu ibyo ari kukubwira ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma. Ni ukuvuga ngo niba wagerageje aya mayeri uko ari 5 yose ariko ukabona nta kintu uri kugeraho, nta kindi kintu ushobora kuba wareberaho uretse yuko ushobora kuba warebera ku isura y'umuntu. Buriya amaso y'umuntu ntabwo ajya abeshya. Iyo umuntu arimo arabeshya ubibonera mu maso ndetse n'uburyo umutima we urimo aratera cyane. Ariko nanone ntabwo ushobora kuba wagendera ku maso gusa cyangwa se ukuntu umutima we urimo aratera cyane, kuko hari n'igihe ashobora kuba yakujijisha ntubimenye. Ariko amayeri uko ari 5 ushobora kuba wayifashisha ndetse ukaba wakwifashisha no mu maso h'umuntu kugira ngo umenye niba umuntu ibyo ari kukubwira ari ukuri cyangwa se arimo arakubeshya. Ese wowe hari ikintu waba warigeze kugerageza kubeshya ariko nanone abantu bakakuvumbura? Niba icyo kintu gihari dusangiza inkuru muri comment. Ntiwibagirwe gukanda like ndetse na subscribe kugira ngo uzajye ubona amayeri ndetse n'amabanga y'ubuzima, menya tips ikomeza kugenda igutegurira.